pasiteri b'ibisambo rwose n'amaturo ngo yari amafaranga y'umugore uba muri Amerika. reka bimukoreho ariko yaka nawe oya njyewe ntabwo njyewe mukatiye urwa pirata. impamvu nawe utagiye imageragere urabikesha abanyamakuru bishyura umugabo wari wakubise ibuye sibyo bagutangiza amafaranga nibyo byatumye ujya kumuvuza nyuma yogeze kuri pariki nari nagiye wagiye ahubwo iti ababikoze aho bakorera amafaranga Imana yongere isubize mu mufuka kuko baguta uramutipa wakubisiwe bamuhaye hafi 70 ingahe kutuvuga byose ugira niba oya ngomba kuvuga wese ko umuntu agomba kinabangugira ko ibintu byose ni ngomba ngusukanga ntugace hirya no hino ariko ubuzi yuko amagambo uvuga abari bugaragare ku isi yose yewe nta kibazo nabangugira tujye tuvugisha ukuri nta nakantu kira ku ruhande ni ngombwa nguze hano uhita utangaza byose ko nakuwa na secret unakomara lakini mkichwa ni bui unakomara lakini umutwe wanjye ngo ni igikomo fit notavet komanina ndakuze urakuze ariko mu mutwe ni zero oya nutagira n'akabango kaza kwasasana uzi ko ibigambo tuvuga binyura ku isi yose hari umuntu utabireba ariko wowe nta bwenge ugira umaze imyaka kuri social media mani ishobora byose yakatangiye umwaka anywa fata inzoga yazikatiye sivyo yaka ndashaka kubatizwa muri uyu mwaka imyaka umaze kuri social media ariko gute tujye tuvuga ni tukabeshya abantu ngo tunyure hirya no hino tujye tumena umuceri sivyo tuwumenye sasa rero ngewe uyu mugabo ngewe rwose tumaranye igihe rwose yananze muri entertainment nyarwanda ariko uyu mugabo rwose no mu makomenti mujye bumugira inama y'icyayi kuvuga rwose ugasanga tubeshya turi imbere ya kamera se tubeshya turi imbere ya kamera ugisha ukuri ko abanyamakuru batatangiye amafaranga iki nashaka kuvuga ubwira n'abakunzi banjye n'abafanazi banjye bose ndasubira muri Kongo iwacu urasubirayo Rwanda rwanyu ndaruhaze ndasubira DRC Democratic Republic of Congo urasubirayo I have to return in DRC yakareka mbaze ngusengere mbere kujya reka mbaze ngusengere sengera wowe Imana ishobora byose Imana nkunda umuvandimwe wanjye yaka sivyo ngo agiye gusubira mu gihugu cyo muri Kongo ibirimo kwabera arabizi sivyo yaka koko wagumye mu iki gihugu gitemba amata n'ubuki urajye muri ko kugira gute muri bara abantu b'abagome igihugu gitemba amata n'ubuki inzara kwita wowe usa n'amata wowe iyo gira yawe hari amata wowe jewe iwacu habinka mwana oya mvuka Nyanza nashatse n'abantu nyine igihugu gitemba amata n'ubuki u Rwanda